Komeza kugira ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira hano kuri AFRIMEDIA TV. Kuri byinshi tugenda tugarukaho n'amakuru mashyashya abagenda agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Tunashimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri AFRIMEDIA TV. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Ernest Nsabimana yagaragaje ko ikibazo cyo kunoza ingendo mu gihugu cyahagurukiwe. Reka mbere ko dukomeza n'iyi nkuru, reka tubahe ikaze. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Ernest Nsabimana yagaragaje ko ikibazo cyo kunoza ingendo mu gihugu cyahagurukiwe ndetse inzego bireba ziri kugikoraho ku buryo mu mezi ane mu gihugu mu mujyi wa Kigali hazaba hagejejwe bisi 105. Mu masaha y'igitondo n'aya nimugoroba abagenzi bakoresha imodoka rusange bakunze guhura n'ikibazo cyo kuzibura ndetse n'abazibonye zikabageraho zitinze, bigatuma bakererwa muri gahunda zabo zirimo iz'akazi n'izindi. Byahumiye ku mirari ubwo izi bisi zari mu muhanda zagendaga zigabanuka, ahanini bitewe n'impamvu zitandukanye zirimo n'izatewe n'icyorezo cya COVID-19. Raporo zitandukanye zigaragaza ko imyanya yicarwamo mu modoka zitwara abantu mu mujyi wa Kigali yagabanyutse, aho mu mwaka wa 2015 yari 2,238, ubu ikaba ari 19,961. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Ernest Nsabimana yakomoje ku bibazo byihariye byatumye bisi zigabanuka. Yagize ati bisi zagiye zigabanuka kuva mu mwaka wa 2018 byaje kuba ikibazo gikomeye ubwo COVID-19 yinjiragamo. Ubushobozi bw'abantu bwaragabanutse n'ubukungu bw'isi burahungabana, byatumye umubare wa bisi nawo ugabanuka cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Mu gushakira umuti iki kibazo, guverinoma y'u Rwanda yiyemeje kongera umubare wa bisi zifashishwa mu bwikorezi bw'abantu by'umwihariko muri Kigali. Ku itariki ya 27 Gashyantare 2023 mu nama y'igihugu y'umushyikirano, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo Uwase Patricia yavuze ko muri kidatinze mu mujyi wa Kigali by'umwihariko turaba twongereyemo imodoka zirenga 300. Uhereye igihe yabitangarije, amezi 3 yatanzwe arenzeho iminsi 2 ndetse abagenzi basa n'abagifite impungenge ku gukemuka kw'iki kibazo. Abaheruka kuganira n'ikinyamakuru IJWI bagaragaje ko bakibangamirwa n'imirongo miremire no gutegereza imodoka kandi batazi igihe zizabonekera. Uwitwa Nsanzimana yakomeje avuga ko bagitegereje imodoka 300 bishejwe na Minisiteri y'ibikorwa remezo. Ati hari imodoka 300 bavuze nizagera zizakemura ikibazo cy'abagenzi benshi babura imodoka cyangwa bagatinda kuzibona hano Nyabugogo n'ahandi. Mu mezi ane abagenzi bashobora gutangira kumwenyura. Minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Ernest Nsabimana yavuze ko hari ingamba zafashwe mu gukemura ikibazo mu buryo bwaba ubwihuse ndetse n'ubwagutse. Ati mu buryo bwihuse rero, hasi bisi zigiye kugurwa ndetse intambwe ya mbere yararangiye. Muri rusange hazagurwa bisi 305, ariko ku ikubitiro hazabanza kuza bisi 105. Yaba ari uruganda ruzikora, uburyo bwo kwishyura bigeze kure. Iyo ushaka bisi 100 si ikintu
wahita ugenda ngo uhite uterura nawe utanga ubusabe cyangwa se komande zikaba zakorwa. Mu byumweru 2 bishize hari itsinda ryagiye mu nganda zikora imodoka rizenguruka rireba umwimerere wazo, iziberanye n'umujyi wa Kigali n'ibindi. Minisitiri Dr Nsabimana yavuze ko ubu ikigezweho ari ukureba uko izi bisi zakorwa mu buryo bwihuse zikishyurwa zikaza. Yakomeje agira ati kuri ubu icyiciro cya mbere cya bisi ziri gukorwa nko mu mezi 4 iza mbere zishobora kuba zagejejwe muri Kigali. Bisi zikoresha amashanyarazi zatekerejweho. U Rwanda rwashyize imbaraga mu kubaka uburyo bwo gutwara abantu buteye imbere bunajyanye no kubahiriza ingamba zo kurengera ibidukikije. Ibi byatumye hashyirwaho imbaraga mu ikoreshwa ry'imodoka na moto byifashisha amashanyarazi byuzuye, ibizwi nka full electric cyangwa iziyakoresha hamwe na lisansi hybrid. Ubushakashatsi buzwi nka EF Study for ku ikoreshwa ry'ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi bwagaragaje ko nibura u Rwanda rukwiriye guhindura 30% bya moto zikorera mu gihugu zigatangira gukoresha amashanyarazi, bikanakorwa ku 8% by'imodoka z'abantu ku giti cyabo, 20% bya bisi zikorera mu gihugu na 25% by'izindi modoka nto zikora ingendo rusange. Minisitiri Dr Nsabimana yavuze ko bisi za mbere u Rwanda ruzakira zizaba zikoresha mazutu, ariko izizakurikiraho zizaba zifashisha amashanyarazi. Yagize ati igihugu kirashaka gukoresha imodoka zikoresha amashanyarazi. Izo bisi zose zizaza nta ikoresha lisansi izinjira, hazakoreshwa izizakoresha amashanyarazi gusa. Ni ibintu bisaba kwitegura mu gushyiraho ibikorwa remezo byo gucaginga. Inyigo ya mbere yakozwe yerekana ko u Rwanda rufite umuriro uhagije wakwifashishwa mu gucaginga bisi zirenga 200. Yongeyeho ko ikigezweho ni ukureba uko zitabwaho kuko bigenda bitandukana bitewe n'ikoranabuhanga ririmo, aho turi kwibanda ku bikorwa remezo byo gucaginga. Ishoramari ryo kongera imodoka mu mihanda ya Kigali ni gahunda ya leta izafatanya n'abikorera. Nko muri uyu mwaka Jali Transport irateganya kongera imodoka 20 mu zo igifite zisanzwe zikorera mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali. Zizaba zifite ubushobozi bwo gutwara abantu 40 bicaye hamwe n'umushoferi na 30 bahagaze. Mu gukemura ikibazo cy'abagenzi batinda ku mihanda hatekerejwe ibisubizo bitandukanye bigendanye n'uko umujyi wa Kigali waguka. Ibi birimo gushyira imihanda yihariye igenewe imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, ndetse hari inyigo yatekerejwe yo kwifashisha utumodoka tunyura mu kirere mu mushinga sosiyete y'Amerika vuba Corporation yasinyanye imikoranire n'u Rwanda. Biteganyijwe ko hatagize igihinduka mu mwaka wa 2026 i Kigali hazaba hari utumodoka turi hagati y'ibihumbi 2000 n'ibihumbi 3. Turabashimiye mwese mudukurikira. Iyi ni AFRIMEDIA TV, kora subscribe maze tujye tubana amakuru agiye atandukanye. Turabakunda cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.